kwishyurana tike we kuzana n'ibirenge ukabutura bwo kurarana urimo kumumagara unize nkwishyure moto nta soni ufite ubwo ngubwo bindaya basi y'umwuga bajya guhana amafaranga wanze kubirakana kugira inama wanze kubyihorera ibyo bintu urimo kuvuga ni ibiki ngo ugize ute ndatwite ko n'ubu ugiye kwigiza hamaze ese ubu kiryamye iki ariko rwose urashaka biki ariko ubundi ko wagira ngo hari intozi zakwiraga ha ubu ngubu nka muntu udashaka kuhava kwafase urashaka kumpava kubera cyane si wanjye wa mukuru urashaka wiki kuno guhaye amahoro ntukurika nanjye wampaye amahoro yawe amahoro iki ese amahoro uvuga no kwirirwa ubuyera igihe cyose ushakiye ugataha ubu mukanya uraje umbaza icyayi saa sita umbaza ibya saa sita ese kutagihaha ubundi amafaranga ukorera agiye nta mafaranga nashize hariya mu kabati ariko uri gitangaza urashaka wiki koko wampaye amahoro nari narakubuze aho nkuboneye ndashaka ko tuvugana ibintu bigasobanuka kuri ngende Mustafa naragowe kwe ese ubu wumva nta soni ufite si ibya kugendekeye bite waba waraye muri iyi nzu uriya motari se mwashwanaga mwapfaga iki no mwararanye Dudu mukuri sinzi nanjye ko byangendekeye gusa nisanze mu muhanda ngaruye ubwenge ndi imbere ya motari nambaye gutyo nukuri pe ntago nzi uko byagenze Kesi ntongeye kunywa ibiyobyabwenge muganga yabikubujije ubwo wowe ntugiye gusara sha Dudu nukuri ndagerageza pe akurabizi nawe imiti bampereza inshinege kandi pe nukuri mba nkeneye kongera akabaraga Kesi uko wagiye utangira kubinywa gahoro gahoro ni nako uzagenda ubireka gahoro gahoro
kandi ndakwizeza ko bizagenda neza. Tudo, uzi ukuntu nagize isoni nisanga mu muhanda nambaye gutya, numvise nk'isi inyituye hejuru. Sondeke si waretse kwiyahura ugakurikiza inama z'abaganga ugafata imiti neza ko ejo hazaba heza kurushaho. Yego ubwo uraje muri iki gitondo bakunkize. Ejo hawe ni heza kesi wihangiza. Ni nzindukira. Ariko muko kugiye wampaye kimaze kurengaho ibyumweru 2 kandi ukaba waranyishyuraga neza wanyishyuye kuko Niyanganiye iryana ejo nzaramba ikimuye. ejo uzayakura hehe wambwije ukuri Gusabye umunsi w'ejo gusa. Yewe ejo nzarara mfite guhitamo kimwe muri ibi ngomba gukora. ntabwo nkwiye kujya niganyira ntibazo. Ariko se mana yanjye nk'ubugiye Ngiye ku murimo w'Imana. nose ntabwo uzi ko dufite ikibazo cyo kujya kuvuza abana. Ubu se abana 3 koko ndabitwaza. Icyo uragize ubona ikibazo. Ntabwo ari wowe mpora mbwira ngo turinganize urubyaro ukabyanga ngo harera Imana. None se ngaho mbwira nawe. Bamwe urabizi ko babirukaniye amafaranga y'ishuri, abandi imyambaro y'ishuri ngo yabacikiyeho, none ndabona ugiye ntacyo ubikozeho. Tubigenze. Ariko kanyi uyu ntabwo asitana kushumurisha asaka ko unkora amavuta niriwemo. Kuva ryari giye nguherekeza kujyana abana kwa muganga. Wewe warize je ko nize ntabwo ndiho. Hasoni. Ibyo bintu uzana nibiki? Ijambo ry'Imana namwe kubaho witekane kubwenge kandi kuva mu byaha ko kujijuka. Reka rero ngiye gusenga ibintu byose Imana izabikora. Ariko ntukihunze inshinga. Zinshi. Ese ujya wibuka yuko Imana izatubaza impamvu twabyaye abo tudashoboye kurera? Kandi nakubwira kuringaniza urubyaro ukabyanga ngo harera Imana. Ndebera. Bamwe singabo imyenda y'ishuri yabacikiyeho. Abandi babirukaniye amafaranga y'ishuri none ngo urashaka kugenda. Shikama rero umfashe kubarera kuko sabange gusa. Ariko abadayimoni bakuntu mwe badayimoni iki? Umva. Ntabwo nzavunwa no kubahahira ngo mvunwe no kubasengera nirwo mfukamye mu mashyamba ninangiza ngo mvunwe no kugurekeza kwa muganga. Bagiye no tabajyana ururere. Hasoni. Ako si ibintu bikiri kunywa noneho. ko ntacyo wibwira.
atuzuye aya ngaya aya nyihanganira rwose ayo ntiyabashije kuboneka n'andi nzayashaka. reka nkubwire ikizakurikiraho urankurikirana uzakirengere, ikizakurikiraho nyuma y'ibi uzakirengere. duce bugufi dusenge kandi duhe Imana icyubahiro kugira ngo tunasengere n'icyifuzo nshaka kukugezaho. Papa Karebo, amasengesho yasigaye njya mu matwi. Ntuzigere mwongera kumbwira ngo dusenge kuko ibyo usengera narabibonye. N'ibikorwa byawe bibi birabigaragaza. Kandi ujye wishushanya ku bandi, ntuzongere kunyishushanyaho. Mama Karebo, kuki udashaka guhinduka ngo ushake gucururuka? Uyu minsi yose ishize ntabwo ubona ko ngiye nahindutse? Wambwiye ngo twimuke aho twari dutuye, ngo nibwo uzatuza ngo umere neza. Ndabikora, ariko noneho ugezeho kunshyiraho ingenzi za maneko zingenzura umunsi ku munsi. Ubwo rinde ukuneka ko Imana yamwije idahishwa na kimwe ibikwibonera. Ese ubundi baretse gukurukana na Maribori igihe wahereye na n'ubu nturanyurwa koko? Ese ubundi n'iki wamburanye kugira ngo nkishake ariko ukundi utuze? Nagerageje guhinduka inshuro nyinshi nubwo ukimbona muri iyo shusho, ariko reka nkwisabira ikintu kimwe. Ubuzura mubyara wawe gukomeza kubuza amahoro umwana w'abandi. Ageze nta musanga yo mu rugo akamukubita, se buragiye kumurega byagenda bite? Ese yabanje agakemura ibibazo byo mu rugo iwe ko nabyo mbona bitamworoheye akabona kuza kugonganisha imitwe y'abandi? Ibyo byose ni ingaruka z'ibikorwa byawe bibi. Ese kuki Mari wakiguhangayikishije? Kuki se ari ingenzi mu buzima bwawe? Kubera icyo kimwitayeho nkaho nta rugo ufite rwo guhangayikira cyangwa kwitaho. Mubuze ariko ntazongere.